amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese. Muraho neza? Muracyabaho. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro, arabikwiye. Amina. Amina. Dusuje abantu bari burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, Ntara gatandatu y'abadiaspora, abantu badukunda bari inyuma ya kamera, abantu badukunda bacecetse, abantu n'abatwemera. Abo bubahwe cyane kuko hari abadukunda ariko batatwemera. Iyo tudashaka nuko batwizera. Muka twizere, reka mwizere Imana kandi muhimbaze. Mudukunda ubundi mwizere Imana. Yego. Amen. Amen. Mwari mumeze neza ariko. Tumeze neza, turashimira Imana n'abantu baje. Yego. Agafi gatogosheje uheruka ukabona. Komite nkagusabira hano kuri kamera. Ngaheruka cyagihe pe. Hashize iminsi. Okay. Niba hashize iminsi rero mbese udaheruka agafi gatogosheje, umuntu ugize iyerekwa aritambutse umugani w'umukobwa. Umuntu ugize iyerekwa ry'uko mama Lionel yabona agafi gatogosheje nyabona nakagira kawushe gashyire mu gasashe yohereze mu izina rya Yesu. Agashyire mu gasashe. Nageze Bujumbura nsanga barabizi ko nkunda ifitogosheje. Ariko ushinzwe imirire yari bari bamubwiye kunkurikirana. Nyiri mu Rwanda arambaza ati bansabye kumbwira ibintu ukunda. Ni cyambere n'ifitogosheje, cya kabiri ni kawa nyinshi. Uko nasanze bose babimenye. Ni ukuri ndabikunda. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Mama ndi kubona Ego kabisa, ari kubona. Imana ishimwe kandi yagwa icyubahiro rero, kandi wambaye igitenge cyiza. Urakoze cyane. Nabura kubivuga. Ni umwenda w'akazi. Aha nari mu giterane Cyangugu muri stade yitwa Kamarampaka. Ndi kubwiriza stade Kamarampaka. Hashize n'imyaka myinshi. Uriya musaza Canisius witahiye niwe wari wayoboye icyo giterane. Ndavuga mu gusoza umudamu aransanga arambwira ati mama nagukunze ariko ihangane simbukire muri Kongo nkugurira igitenge cyiza kuko wavuze ndafashwa. Amen. Ko noneho nanjye nkaba mfite isezerano ry'uko nzambara. Aragenda arakigura arakizana, nanjye mpita njye kubita mu kamoderi muri kubona hano keza kumwe nyine mbyikorera. Ni ukuri Imana ibaho umugisha abantu bari kubibona ko nambaye neza, ni mwe mu nyambika. Merci beaucoup. Doriye. Aha, reka tugusaba usenga Imana ubundi nanjye nkukuremo amagambo y'Imana. Oya nagarukawe. Nuko yagukuramo kugira ngo agire icyo afasha abantu badukurikira. Nawe ndagusengeye ni ukuri ngo umwuka wera gufashe kunkuramo ibyo mbega ni nko kwarura ari umuntu yarura bike. Uyu munsi warure byinshi ndumva afite ibihe byiza. Amen. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane. Ukwiriye gushimwa, amavi yose agupfukamira, indimi zose zivuge kuri umwami. Haleluya. Ndasabira umugisha umuntu wese wakurikiranye amagambo wanshyizemo, kandi umuntu wese ufunguye iki kiganiro umuha umugisha. Cyazakora cyose kizamubere cyiza, urwaye akire, ushonje abone ibiryo, ufite amadeni yishirirwe, ufite ibibazo byamucanze umuha ubuzima. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubana natwe dutangira, ukabana natwe dusoza, kandi ugakurikiranira ijambo kugira ngo rigere mu mitima y'abantu rihindure byinshi. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ubushize twari mu kiganiro no buri twe twicaye hano imbere y'uru rurabo mu kirere kidasa gutya ariko. Yego. Abantu barabibonaga ko byari izuba ry'igihango. Ariko uyu munsi wa none dufite igihehere, akavura gashobora no kutunyagira cyangwa se nikabwe. Ariko byari byose biribuze kuba twahavuye. Yego. Tuganira buryo ki umuntu w'Imana hari igihe akoreshwa n'Imana, ariko abantu bamukurikiye bakamufata bakamurebera kubera ko adasubizwa. Bakamurebera ko adasubizwa, ariko batazi ko Imana ijya ibyemera kugira ngo Imana ikoreshe umuntu amanza asubiza abandi. Yego.
imunyuzemo yature asudire aheshe abandi iby'Imana yateguye kuzabaha, noneho we izamusubize ku gihe nawe yagenye kumusubiza, kuko Imana ishobora gukoresha undi muhanuzi nawe akaza akagusudiraho ibyo utisudiriyeho. Nibyo yego. uyu munsi none rero ndavuga nateguye titiri ivuga ngo ese Mama Lionel, Imana ugera mu birere by'Imana, nta kuntu aba bayoborwa bo navuga ngo nabayoborwa babi bashobora gutuma impano y'umuntu idakora, kuko umutima wuhanura cyangwa se wuhesha abantu ibyabo biva ku Mana, umuhesha w'Imana n'abantu hagati ntuza icyo bajya bita icyungo cy'Imana n'abayoborwa. Mose bihereye kuri Mose yazamutse ku musozi, ageze ku musozi azana amategeko yagombaga gufasha abantu kubahuza n'Imana, baramurakaza asanga bayiremeye Imana, ayakubita hasi. Ibyari ibyishimo bivamo ibibazo n'ibyaha, ngo umunsi apfa 3,000. Ariko ndashima Imana, haleluya, amen amen. Umunsi Yesu yazukagamo yazutseho ngo habonetse 3,000 by'abakizwa, cyangwa se hazutse 3,000. Muri ese Mama Lionel, nta kuntu abantu batuma umuntu w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana cyangwa se baba pasteri cyangwa se baba abayobozi b'amadini n'abandi bagiye batandukanye bagira abayoborwa babi, bigatuma ubwiza bw'Imana butagaragara cyangwa se iby'Imana ishaka gukorera abantu batabibona kubera abayoborwa babi? Urakoze cyane kumva ijambo. Reka n'iki kiganiro dushaka tuzavuga ngo nabayoborwa babi. Rwose pe nushaka uzavuga ngo abayoborwa babi, kuko ndi bubivugeho cyane. Jewe ntabwo ndi pasteri, niyo mpamvu n'iki kiganiro kiri buryohe. Ariko nzi byinshi. Sindi pasteri, sindi na apotre, sindi n'umushumba, sindi na mwarimu w'itorero. Ariko ibyo byose iyo ndi mu mwuka mbabyo. Nshaka kuvuga kuri iki kintu kuko maze iminsi nkibona. Ye nkunda kuvuga, nahoze mbwira abantu imigende n'intumwa ya rubanda, mvugira abaturage. Yego. Cyane cyane abo mu rusengero nibo nkunda kuvugira. Sinjya nkunda kubona n'abantu barengana. Kandi hari n'ibintu mvuga nkumva nabituma. Numva natuma. Abayoborwa babi rero umva nyine ko ari nababi. Ubundi abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Amen. Muri aba bayoborwa uyu muntu arashobora kuyobora itorero ririmo nk'abantu 2,000, ariko harimo 500 babi. Yego. Kandi aba babi nubwo ari bake, ububi bwabo buragwira, kuko iyo ufashe akatsi gato karura kagashyira mu mboga zuzuye inkono zose, se kukizirura? Kuki se kakantu kaba mu mwijima kitwa indurwa, iyo wibagiwe kugakuramo kuki kajya mu nyama zose, yewe no mu kuguru hakarura? Yego. Aba baborwa babi bagira ubumara. Ubumara bwabo burakora. Yego. Aba baborwa babi bagira support y'abadayimoni, batuma n'umuntu acika n'intege. Yego. Shiro nyinshi mu itorero, umuntu wabora itorero ufitemo bene aba bantu, iyo atari igiharamagara, iyo atari igifaru mu yandi magambo, iyo atigize umuriro, aba bayoborwa babi batuma akora ibintu atatekereje, kuko bagira ubumara bwabo bwiruka kubi, amagambo yabo, inyundo yabo isenya kubi, kuko ashobora gufata ijambo rimwe reka ndegeranye n'inyundo geta isenya ibintu hubatse imyaka myinshi. Kuko aba bantu Nehemiya yageze kubafatira ibyemezo, aravuga ati nkurikije ukuntu nababonye birasaba ko nubaka mfite n'intwaro, nkarwana nkanubaka,
donc abayoborwa babi batuma ibintu ari gukora ibintu mu mwaka umwe ubikora mu myaka 10 niba mudindiza hari imbaraga mbi zitwa kudindiza zibabamo bagira imyuka idindiza kandi aba bantu mu matorero yose babamo mani tugirira neza cyane aba bayoborwa batumiyerekwa kenshi byari kugendera ku muvuduko w'ijana rijya kwa 70 ry'ubayoboye kuko batumye Nehemiya adashyira imbaraga cyane mu kubaka agira n'izindi imbaraga ashyira mu kurwana yateguye umushinga wo kubaka ariko batuma ashyiramo no kurwana kandi atari byari yateguye abantu mumfasha kubyumva mutera agatebe mu nyumve baba abayobozi baba bayoborwa Nehemiya haguruka yari afite gahunda yo kubaka ariko akubitanye n'abayoborwa babi ashyiramo na system yo kurwana byumvikana imbaraga yari yateguye zo kubaka yakuyeho kimwe cya kangahe cyo kwitegura kurwana Imana itugirire neza amen ndi buvuge cyane kuri Mose nkuko warubivuze Mose Imana imuhagurutse imubwira iti haguruka jya va hano jya ngutumye ku bwoko bwanjye mu bintu Imana ikunda gukora kandi n'ingeso yifitiye ikunda guhisha hagati ikubwira aho uva ikakwereka aho ujya ariko hagati ikaryumaho kuko hagati yamuhishe ko izakwa Mose azahura n'abayoborwa babi urugamba Mose arafite rwo guhangana n'Abisiraheli rwo guhangana n'Abanyegiputa iyo rubari rwo rwonye nagira ntiyari guta umutwe ariko hiyongeraho n'urugamba rw'abayobora urugamba rw'abayobora nirwo rwamushaririye cyane kuruta abarwana nabo ndebera ngo kuyobora umuntu abona ko muri mu butayu muri kurwana uyu muntu agatinyuka akakubwira ngo nahaze amana surura babonaga ayikura abayoborwa babi bakubaza n'ibintu udashoboye kuma buriya bari abagabo batinyukaga bakavuga ngo turashaka akanyama mwabonaga Mose ari bugakure abayoborwa babi basaba ibintu bidahari buriya babonaga amadegede n'amakomamango n'ibitungurusuma mwabonaga ari bubikurehe mwabantu abayoborwa babi bagusaba ibintu binyuranye n'ibyo ufite umuyoborwa mubi ukubwira ati sengera ndwaye umutwe umuyoborwa mubi ukugera imbere wamubaza ngo utira umukobwa tubyereko nsengera ubyerekwa umuyoborwa mubi ukugera imbere muri biro ati uti karibu uti mwatwagira ngo tubafashe iki ntiwerekwa se ukerekwa umuyoborwa mubi aragusirikana ukavuga se umuntu ni igini ni iki umuyoborwa mubi ni intumwa ya Satani umuyoborwa mubi arakubwira ati insengera nabuze urubyara byaye 3 kugira ngo akwahura amagambo wumve ko uhanura ngo Imana guhaye umwana umuyoborwa mubi kubwira ati mfite ubukwe kandi nta nubwo afite kugira ngo arebe ko ucanganyukirwa umuyoborwa mubi ukubwira ati umugabo yarantaye atarashaka umuyoborwa mubi cyo umuntu yigeze kuza gupima impano zindimo yarapfakaye nambwira ati ndaje gusengera umugabo wanjye ni ati ndaje ngusengera umugabo wese afite ikihe cyifuza arakibura ese tumusengera agira ati wowe gusa musengera ese nyine ndabyumva nsengera umugabo wawe ku kihe cyifuzo ati Imana irakikubwira kandi ubwo amaze nk'icyumweru apfakaye aje ahubwo kuntura agahinda ariko ngo aje gupima ko mbyerekwa kandi ubwo yaza kuba umuyoborwa muzima ariko umbwira ati yewe sengera Imana induhura umutima inkorere kasorenge mfite ihungabana rikomeye narapfakaye umuyoborwa mubi Mose yayoboye aba bantu ndugu yangu warakubititse abantu abayoborwa babi batuma Imana nizi saha tutazaho umurambo wa Mose ushyinguye birabiva ku bayoborwa babi kugeza ubwo Imana imwicira ikamwihambira bitewe n'abayoborwa babi birabiva ku bayoborwa babi abayoborwa babi batamenya umushumba ko adahembwa batamenya ko ashonje batamenya ko byendaye kandi batamenya kujya ku mushumba bikoreye bayoborwa babi batamenya kujya gusura umushumba yabyaye bayoborwa babi Mose hari ibintu byambabaje kuri we
byarambabaje kuri Mose kandi muri iki gihe nabonye byaraje mo iruhukira amahoro kandi rwose pore ku bayoborwa babi igihe kimwe agenda atindane n'Imana ahavuye babizi ko agiye ku Mana ahavuye yababwiye ati ngiye kubonana n'Imana ngiye kuzana amakuru nta mpamvu yo kugumya kuzenguruka mu maboko ya Farawo nta makuru duheruka ngiye kuzana amakuru ubwabo barabizi ko agiye kuzana amakuru agiye kubonana n'Imana aremye ijuru n'isi abayoborwa babi arangije aragenda Imana iramubwira iti rero Mose kugira ngo abantu uzabayobore birasaba amategeko none nashaka ko dukora amategeko bazagenderaho Imana imukorera amategeko baratindana kubera ko ari amategeko byasabaga kuyandika agafata byasabaga kuyaganiraho itegeko rya mbere rivuga gutya rizakurikizwa gutya uzabyica azahanwa gutya uzarikurikiza azahembwa gutya ngo igihe kinini yamaranye n'Imana icyandika amategeko ngo Abisiraheli babona aratinze wa ngo babona abayoborwa babi babona aratinze wa babonye atinze ko ntacyo bari babaye babonye atinze ko bari baza aho agiye babonye atinze ngo biremamo umwuka uva ku badayimoni batireka twebwe twibariza Imana tube tuyisenga kuko turabona batinze ngo asangwa ngo abafite imiringa abafite za shenete abafite impeta abafite amasaha afite zahabu babumbye urumana barimo bararusengeza barimo bararubwira ko rwera rugira neza rukiza rubyaza Mose ngo agihinguka arebye uburyo bashishikaye barimo basenga icyo kimana ngo umujinya uramwica bafata amategeko akubita hasi ngo aramanyagurika amanyaguritse Uwiteka ati mo ntabwo wankangije ko ufite abayoborwa babi ntabwo wankangije abakirisitu babi binagondwa ntabwo wankangije kuyobora abantu no urabigenderamo abayoborwa babi bajya batuma umuntu abigenderamo Imana iti ayo mategeko urayandika n'inzara zawe n'intoki zawe bivuye ko kubayoborwa babi ngo arwana nayo yandika n'inzara biramuvuna Yesu we aba bayoborwa rero bambabarire baze gufashwa bigaye ntibafashwe buzuzwa ntibafashwe batera haleluya baze gufashwa bigaye amategeko arayandika bimugoye arongera yishorogotorera amategeko kwa kondo rugw'Imana aguhaye rusenyo kutereka nishorogotorera urundi nubwo divorce itemewe ariko reka nemere nishorogotorera andi mategeko bwako ntako nyujijemo kakaba ari akantu kanyuzemo kwa kundi mvuga kagacamo nubwo nasezeranye nawe rukaba rusenyutse reka nemere nishorogotorera andi ntacyo ni amategeko amashorogotorano ariko naho ni amategeko ni urugo nyine nshuguritse ariko ntacyo narwo ni urugo karagaciyemo hanyuma ngo arangije abajyamo abayoborwa babi batangira kumwereka ko hari ibyo bakunda hari ibintu batemera batangira kumwereka ko hari ibintu akwiye gukosora ndebera we umuntu ujya imbere y'Imana batangira kumwereka ko hari ibintu yakosamitse akwiye gukosorwa Mose umwe ngo yananiwe umutima bamunanije bamuteye kamere kumwe badatanga icyacumi kumwe badatanga amaturo kumwe wirirwa mu biro wakira abantu inzara yakwishe ntagire n'uwerekwa ati umushumba wacu wajyana n'akaji wagenda muri pose tukabanza tukamunyuza ahantu hakabanza agahekenya akantu ngo Mose banza hari yashonje inzara yamuriye ngo inyota abishe ngo bagera ahantu Uwiteka arababwira ati ngo iki gitare kubitaho rimwe ubahereza amazi bamwe bameze nabi kubera uburyo ababorwa babe bamusterejeje ngo ahondaho nk'akangahe gatatu ngo nimwakira amazi mbahaye batuma Imana imuhana atangiye kujya mu bihano atari uko Mose ari mubi batangiye gutuma ajya mu bihano by'Imana atari uko Mose ari umupagani ahubwo bitewe n'abayoborwa babi batangiye gushyira umuyobozi mu kaga Imana itugirire neza batangiye gutuma Mose ahabwa ibihano n'Imana kubera iki kubera abayoborwa babi kubera ububi bwabo igihe kiragera barongera baramukoroga
bati twebwe ibintu byo guhora udusiga hano ngo ugiye kubonana n'Imana, twebwe turashaka ko uyibwira natwe ikaza ikatwibwirira. Abayoborwa bageze mu rwego rwo guhaga ijwi ry'Imana bati turashaka ko natwe dusanga ikatwibwirira, ntidutinya. Ibyo bibaho, ariko ntabwo bibaho mu buryo bubi. Imana yambwira iti mo manuka genda ubabwire ko bajye bugufi bwanjye. Abo bayoborwa bawe genda ubabwire bajye bugufi bwanjye. Abayoborwa babi batumye koko Imana ifata umwanzuro ikavuga iti mo yewe bandambikire hariya bicare bantegereze nze mbiyereke nimba bashaka kumbona. Ntibahavuye biruka. Noneho ndashaka ko twegereza ku musozo tuvuga ku bayoborwa babi uburyo nabo bajya biteza akaga. Urumva bateje ubayobora akaga, batumye Imana igenda imuhana bitewe n'abayoborwa babi. Uzasanga izi nkuru uburyo yaje no kugera igihe umwiyicirira mwihambira, ariko nabo hari ingaruka bibagiraho. Aba bayoborwa babi umunsi umwe Imana yararebye iravuga itumva yewe Uwiteka nyiribihe ngiye kubica. Ibwira Mose iti ndabamara, bakabije kuba babi ndabica. Ifata umwanzuro wo kuri bubica. Burya nabo Imana ijya ibafatira ibyemezo. Kandi nuza gusanga itorero umazemo igihe uri umuyoborwa mubi ushinzwe gutesha umutwe, gukomanya abantu, kureba ibyapfuye, kureba ibyo bangije, kwangisha abantu umuyobozi, kwangisha abantu itorero, iri jambo wasanga ari we ryaziye. Umunsi umwe Imana iravuga iti yewe ndabica. Ifata umwanzuro wo kubica, ariko kubera imbabazi Mose yagiraga, kubera urukundo Mose yari afite n'ibiganiro yagiranye n'Imana, abwira Imana ati Imana ndabizi wabarangiza ntukene, ariko reka nkwisabira ikintu kimwe. Abanyamahanga bazumva warivugiye ubwawe ukavuga iti ndi Uwiteka ndirahiye uzabageza mu gihugu cy'amasezerano. Bakongera kumva baravuze bati mbivuyemo iby'indahiro ndabishe. Ese abana bacu bazakura bemera ko Imana ivuga ikanakora? Ese abanyabyaha babyumvise bazemera ko Imana yacu itabara? Icyo kibi kibazo gituma Imana yisubira iravuga iti ku bwawe Mose ndabababariye, uburakari nari mfite burarangiye. Mose yarayoboye abantu bafitiye urukundo, cyaduha abayobozi bameze nka Mose nubwo abayoborwa babi bamunanije, ariko abayoborwa bari bafite umwuka wo kunaniza. Ntegura ibi bintu kubivuga nuko nzi byinshi mu bayoborwa, nanjye ndayoborwa. Nuko nzi byinshi mu bayoborwa, hari abayoborwa bagira udutsiko two guhangana n'ubuyobozi. Nza ahantu hamwe muri iki gihugu nigeze kujya kubwiriza, sanga umupasiteri abakirisitu abayoborwa nako nsanga abayoborwa bamutegetse ko atari bwicare ku ruhimbi, bitoramo umuntu bayobora ngo ntitumushaka. Ibyo ndabizi byarabaye muri iki gihugu, aho hantu narahageze. Kugeza igihe hejuru baziye gukemura ikibazo, barebye basanga ikintu bavuye ko bavuze ko batamushakira ni ikintu kitumvikana, ariko sindi bukivugiraho kuko mwahita mubamenya. Basanga ni ikintu kitumvikana pe, ahubwo ni ingaruka zo kuyobora abayoborwa babi. Abayoborwa babi bahora bareba intege nke z'umuyobozi, kandi aribo babigizemo kugira ngo azijyemo. Abayoborwa babi bahora bareba uburyo umwana w'ubayoboye yabaye mayibobo, yiga ku kigo kibi, bareba igitenge cy'amacyo umugore we yambaye. Abayoborwa babi badasapotinga ubayoboye, badasapotinga amavuta. Abayoborwa badasapotinga amavuta. Uri urubura burizo Elisa arafite abayoborwa bazima, bari abana b'abahanuzi, bari abayoborwa bahera, bari abana b'abahanuzi bajyaga ubwabo bavumbura ikintu cyo gufasha Elisa, bakabata aho tuba hatubereye hato, kandi Elisa ntahari. Ubwo aho tuba hatubereye hato, reka tujye gutira ishoka, dushake ibiti, twubake, twagure. Dore abayoborwa shaberekwa, twubake, dufashe umurimo Elisa
byibuze ishoka zikagwa mu mazi bagerageje, byibuze bikanga bagerageje. Wari wabona abayoborwa basengera mu rusengero rudapavuna kandi ari abakire? Wari wabona abayoborwa babona umuyobozi wabo yicaye ku ntebe ya parasitike afite ibiro 95 yamuturikana kandi muri abakire? Abayoborwa ba Imana ikuvane mu bayoborwa babi. Ndagusabiye nkwingingira, Imana ikuvane mu bayoborwa babi, ujye mu bayoborwa bafata amaboko. Jya mu bayoborwa bafite iyerekwa. Jya mu bayoborwa bakora umuyobozi ataravuga. Jya mu bayoborwa babona ibyapfuye babikiza umuyobozi ataraza. Jya mu bayoborwa bafite umwuka wera. Imana ikugirire neza cyane. Nagira ngo ngufashe gusengera Imana, wowe wagushijwe n'abo uyobora bikajya bituma inshuro nyinshi wumva utanabasengera, wumva waragize intege nke. Ntabwo byoroshye kugusengera ndi munsi ya titire yawe, ariko kubera umwuka wera uri muri genda gusengera tu. Hari aho wageze wumva no kongera kubasengera kumva ntacyo bimaze. Abo nasengera bagasubizwa bakoze iki, ko bigendeye. Ndagira ngo ugarukiraho urura umutima, garura umutima, ihana umurakari. Ndagira ngo nkwinginge Uwiteka kongera imbaraga, kandi nawe muyoborwa mubi ndakwinginze hinduka uhindure, ujye mu bayoborwa beza, ujye mu bakobwa 5 b'abanyabwenge, ijya mu bayoborwa beza bavumbura bafata amaboko. Jya muri Aroni na Uri barabayoborwa beza, bageze igihe bavuga bati Mose arananiwe reka tumufata amaboko kugira ngo abone uko arwana n'Abamaleki abaneshe. Muyoborwa mwiza, menya amaboko y'umuyobozi, ugafata amaboko umuyobozi ukavuga uti tuzabanesha. Muyoborwa mwiza ntirwa azunguruka insengero yikoza hirya no hino ngo areba ahantu ngo hajyanye n'urwego rwe. Oya, umuyoborwa mwiza ufata amaboko y'umuyobozi we naho yaba ari umukene, n'imbaragize ubukire muzamure. Muyoborwa mwiza reba kure. Turagira ngo tugusengere winjire mu cyiciro cy'abayoborwa beza. Mana nyiri ibihe shoboye byose, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ni wowe uhindura imitima y'abantu, ni wowe ugarura imitima, ni wowe uvura imitima y'abakomeretse. Hari abayobozi bakomerekejwe n'abo bayobora kugeza izi saha bimye n'abantu umwanya kubera ko babona n'ubundi ntacyo bataba bibamo iby'umubiri. Kandi ijambo ryawe rivuga ngo nimubasengera, nimubahanurira, nimubibamo iby'umwuka, nabo bazaba bibamo by'umubiri. Senge aba bayobozi bacitse intege kubw'abayoborwa babi, bahizindi imbaraga, bongeremo imbaraga y'ubutwari. Ndirukana intege nke zateye mu bayoborwa. Amaso yabo yarahumye ntayerekwa bafite, amatwi yabo yarazibye ntibumva, kanwa kabo karanyereye karavuga iby'ubugoryi. Fata umutima w'uyu muyoborwa umuhindure, akorera Imana, ayoborwe nk'umuntu uzagera i Kanani. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, kuboko kwawe kwiza kubane n'abantu bose bari badukurikiye, kandi imbaraga nziza zibe kuri bo, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom.